kamubwira ikintu kimwe uraba kuri uransuzugura wanga kunyumva uzaramukunzaniye ubuntu bw'ubuhungu ntazi bumeze buri aho ngaho budafite icyo bufite Ivy uzatuma nicuza icyatumye nkubyara yego uzatuma nkubyara noneho kugira ngo ubyumve neza ubishyire muri uwo mutwe wabigemo njyewe nta na rimwe nzihangana kukubona usaza nabi nta nubwo nazibabarira ibyo tuvuga ngo wambyara noneho ndabikubwiye uzibeshye unzanire akantu kari aho ngaho kakagoryi kadafite apfa na ruguru ngo ni inkundo Ivy nzakubyaruka kandi uzabibona nta soni wowe ugenda nahereye nkwingiga ntushakire ikintu kizarangiza we ugashaka kunsuzugura Mama Ivy abantu bagiye ko badakoma Mama Ivy wiriwe yego bitese sawa mukuru meze meze neza meze neza Mama Ivy yagiye he Mama Ivy yagiye guhaha yagiye kare Ivy nawe aracyari ku kazi niyo mpamvu mbonye ko bagusize ku rukinze ngiye mba muri yindi y'inyuma hari okay aha umeze neza ariko ndaho nta kibazo ubwo rero mbuze nta kundi reka nigendere ariko mfite akanya tuganire nta kibazo okay ntago ntinda n'ubundi hari ibyo narinje kumubwira twakuye mu nama ubwo yenda uramubwira ze kumpamagara ariko rero uranzi ariko nibyo nkunda kuza ariko genda kuze si witwa Shalom 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 uri kunda kunza mu matwi cyane kubera Mama Ivy ko ugize isoni anyway ntago nshaka kugira ngo tuvugane ibintu byinshi gusa hari ikintu ushaka ko tuvugana ngize amahirwe ndakubonye shaka ko hari akanama gake nakugira niba bishoboka nta kibazo urakoze kumpa umwanya rero yewe nsanzwe nkuzi pe nsanzwe nkuzi yewe kuva unaza narakumenye bitewe n'ukuntu urishitiye umukobwa we siko bimeze Ivy yego rero reka nkubwire ariko ntugire ngo n'ubujajwa bw'abadamu narakubonye numva ndakwishimiye ariko nakakwishimira Mama Ivy herutse kumbwira ikintu numva kinkozeho nk'umuntu w'umubyeyi mwana we oya ntega amatwi ngize amahirwe ndakubonye ariko hari n'igihe wasanga akubeshyera none se rwose yenda nuko mutaganira cyangwa iki Mama Ivy ndabizi ntabwo agukunze sibyo ariko inshuti yanjye mbona uri umuhungu w'igihagararo cyiza ufite shepu nziza ibyo byose ushobora kuba waranize siko bimeze rero nashaka kugira ngo nkugire inama bitewe n'ukuntu rero yewe maze iminsi mbona nza muri uru rugo nduzamo cyane akenshi ngo uba wagiye ariko rero twumvikane sinzabe ndi kukurwanira ishyaka ngo urangiza ugira ute uri kunkoza isoni ndashaka kukubwira ngo niba bishoboka unkundiye sibyo garagaza ko uri umuntu w'umugabo sibyo
garagaza ko nyine ayivuma ukwiriye sibyo bimeze garagaza ko ayivuma ukwiriye hanyuma mu mayivi nawe nabona uri umuntu w'umugabo ushobora gushaka gira ikintu ugomba kwerekana ko niba uko ku mukobwa w'umukunda sibyo werekana ko nyine umukwiye sibyo mundi umugabo nubasha kugira gute kumanaginga mama we akamanaginga n'umukobwa we gira amafaranga sibyo se turi kubumvikana wowe reba ukuntu washaka uburyo ki wabona akazi wabona amafaranga uriya mubyeyi aho ifaranga ari nawe urabizi ko bigenda bite siko bimeze rero nta kindi nakubwiraga nashaka kukubwira ko rwose manange ibyo wenda bizi pe kandi nzakurwanira mpaka ubyumve umutima wanjye je simbizi cyo nzi nicyo nuko nshaka ko ugomba kugaragaza ko uri umuntu w'umugabo kandi ushaka amafaranga kunyumva shaka amafaranga reba uko ushaka amafaranga ujye uhereza uriya mubyeyi nayiva atabizi urumva urebe ngo aragukunda urunyumva neza okay ko rero nta kindi nakubwiraga urumva ni ukurikiza izo nama nkubwiye uzabombereye mwana mwiza sibyo ndabizi uzashimira nyuma sibyo hanyuma rero uze kubambwira ko nabashakaga sibyo Imana ikurinde ariko uzambera umwana mwiza mwana wa yes sawa rero ntukahagurukwe karibu bose ahubwo uzazane matora ahubwo n'amashuka ujye uniroza uzamuka bora uzazane matora n'amashuka tujye tumenya ngo uraryame wena ntabwo naryama ndi ku kazi hawezi hakuna kuko anga ni akazi ka memba gatuma neza uzwo mu cyaro ngo namaze kuba kuri toilette ya kabiri kwituma nuko nguko buri ku kazi oya ndi ku kazi pe ega buriya ari ukuntu ujisho mu juru gasa nkaho ugize gutya gatabira kidaka kugira ngo gucungira umubura rege gukubete nko kora bita udanga Hiroshima na Nagasaki akora kuvuga ngo waje tanumva parfum yawe tanumva ni bosi wawe ndi wanje amakuru ni meza Nahira Nasambi uzigaye umbarira amasangire mu rugo iwanje pasa kutabagiye muri siporo kandi akaba ari muri weekend ukabutaje amasaha wambaye imyenda y'akazi byagenze bite Twayahonda umugore wawe mvuye mu kazi ega weekend nsigaye njya mu kazi muri weekend nibwo nsigaye nkora cyane byagenze bite se gukora muri weekend kandi uzi ko bagugize nose mu yindi misaro tuntu nsigaye ndimo nsigaye nkorera hano mu rugo ariko weekend ngomba kugera kuri biro nkareba uko bimeze hari ikibazo se nabena gitoya mbonera ngo gushimira nta kibazo mbosi wanjye nkunda kandi byadanje ahubwo ubundi njye kumushaka kugira ngo tuganire namaze kubona ko umutima wawe uri umuntu mwiza kandi uzatera imbere byihuse kandi bizarenganga aho umuruka bose umunsi mukoro ajya fashe umukobwa muri tunaganira ko korega ubu ngo hari ibintu nifuza kugira ngo menye ari ibintu byinshi cyane ba muri runo rugo bitafa ryo siri muno rugo mbagomba kurimenya kandi hari kubwira abo nanjye bagira amatsiko kugira ngo manye mubaza kandi pe agambaza agira valero kuko bose yafashe umukobwa aramujyana mu cyaro yemera kurya ibijuma rucakarara ubari arituma nitawaze kugira ngo umukobwa amukunde uzi kuko azamukunda byanyabyo kuko ari ibintu mbonera muri base kujya tabaye mu maneko bamushenga bamujyana nka Katari abamaneko w'igihugu runaka no kugira ngo usuzume gusumuka kugira ngo gukunde awuzube cyane uri kwe byo none ndabikubwiye bose turaganira
buriya bosi turaganira nari ngiye muguza amafaranga cyatanu sinyanyerenze urabizi nawe njye gusama akayama ba turaganira nubwo atabimbwira byose ariko bosi ari ukuntu anyizereramo kubera nyine kuba turi kumwe aya masaha wishimye urabizi ko kubona wishimye binezeza nyine ubwa mbere bibaye nyine tu kugira ngo bigakomeza ukaza kundeba bijya binanira rimwe na rimwe ako umunsi ndavuze okay ni gute mwasinziriye nawe wasinziriye ndi kugutekereza nawe ndavuga kambyuke bisohotse ute bisohotse ute sohotse gahoro gahoro nakuyemo inkweto akoze kuba uri mwiza na nijoro ukuntu ndi kubona uri kumurika ntazi ko turi mu nijoro ariko urimo uramurika ubu ni umutomo ntabwo ari umutomo ni umutomo shiri ntabwo ari umutomo none se muri kujya kuryama tuzabona nijoro ikintu ushaka ntabwo ari kuryama nshaka iki ikintu ushaka ni ukuba ndi kumwe nawe okay ariko still tugomba kujya kuryama bagira akagutera burade ubu nari nimereye neza mu bitotsi ndyamye ubu uraje urambyukije ati nawe ugenda uryame nanjye nsigare nkanaye ndetse tubigenze gute niba ari iki niba ari igihe numva nigeze gushaka kuruta n'ibindi bihe byose ni iki ngiki okay good night come on yes ntabwo ugenda ndagiye ntabwo ndagiye akagira ibintu bimwe na bimwe ambwira kandi bikanshimisha kugira ngo nkomeze niringira meze televiziyo umva rero bya bintu byawe by'umuntu byo kugenda uvuga ujya uceceka uri kubyumva ibi ngibi ujya ubiganira nanjye na bosi gusa yego kandi neza ntakagira ikintu amenya ese uri kumucunga ibintu bimeze neza ntabwo ndi kumucunga ariko akoresha uko nshoboye ariko bikugorana bosi bikugorana pe izina ry'Imana bikugorana wallahi bikugorana gute se kumucunga bikugora gute reka nkubwire uriya mukobwa nawe afite ukuntu ameze mukimara kuvangabira kidogo akambara utuntu tutumeni akambara utuntu dupasuwa telefone agashira imbere afite ukuntu ashira imbere akatujya imbere akadimba turirimbo akajya kuri live nkabona hari umuntu bari kuvugana akamubwira ngo hinduka akanabendura kubendeza kari kubyenda ukuri kw'Imana agira ute ina ari uturimbo tugezweho abarimba kuri WhatsApp no kuri TikTok akajya rero nje namubwira waba turi Rwanda kanshibura iyo mumaze kuvanga ahita boss kazi kumubwira ibintu apuna ahita amera gutya akambwira ati gihariye nkagihariye ya kugira ngo bitungane neza n'ifite igitekerezo nyemere ntacyo kubwira cyasigaye gukontorora ashaka gukoresha ibyabonye byose nose mbere ko mujya mugenda wajamubwiye ukamubwira ati turagiye mu gihe hari zamu ajya mbere aho nari kugira ngo mbone mu control ubuza ku kantu byaba bisa nka kujya nka ninyemo avuga ati ndamuka nkoze kino kuko bavuze nkacunga yajya mu bwo barunaka none se ko numva se urugo rwanjye ruba rwasigaye mu maboko atari meza kandi nose nakora iki kwera nakora iki kusinamukuraho ndumubwira neza ngabo ndi ku ruhande utuntu fa kubona ngavuga ngo kutubwira ngo kuba ari kuri video ari gufata video ari nyine ahita yindura imyambarire kwanza mbe nambe akipodora akajari tayari mabuje ahubwo ni igitekerezo nari mfite nta kuntu waje ugenda ukasiga umubwiye to ukasiga umubwiye ngo uyu nguyu mugenari niwe boss no ugomba kumenya ibintu byose by'imururu nyine ukayimubwira uvuga iki ahari no ukamubwira karije boss nibwo byaba ari sawa nibwo nabasha kumucunga neza buri kintu cyose noneho agiye akora kugihe ni Black Dog. Okay, nta kibazo ndaza kubitekerezaho turebe icyo twakora. niba naguma ntazajya izamutekura naho uri buke nese urumva twarara hano duhagaze
bibigena ngo niteye kuba duhagaze ahubwo ikindi guha agaciro no kumpamagarira nawe. hanyuma mama nadufata adatwica nijoro. uriya mukecuru wawe amasaha yaryama. yego gusa njya mwizera abona n'ubu ahagaze hariya. ndamubwira ntabwo yabyuka. Saro ejo dufite akazi twese. Bye. wapi What? No. sinamubwira. Ngiye kuryama ejo mfite akazi nawe ufite akazi tugomba kubyuka kare. Okay, bye. Salomo. Njye kubikira none ni wowe waje kugenda. Okay, bye. Ngiye mbira mbwa kabisa. Mbwa kabisa ngende. Okay. Ubu sinzi ikintu ushaka kunyica. Okay. Bye. love you. Yeah, you too. Okay. Bye. urashaka kureka? No. Bye, good night. Love you. Sedome karame buriya Alphonse biriya bintu yavugaga ni ibiki? biriya se by'uriya mukobwa tugiye gushyingira se si itegeko mubizi ko iyo umunyamuryango apfushije cyangwa ashyingiwe tugira ikintu tumuhereza. ahakuriye utekereza yuko ngo amubereye nyirarume? iyo bintu byonyine byatuma tujya kumutwere njye ntabwo mba mbyumva. ko mama Ivi rero nawe warahindutse. ntabwo ari uguhinduka rega. ngewe ikimbabaza urakizi ni ukuntu utabivugira turi mu nama warangiza ukanyiherera ugira ngo ngufashe. ese ntabwo uri umuyobozi. ubundi iyo uziranye n'umuyobozi igitekerezo cyawe cyubahirizwa inyuma y'inama. yego ye ntabwo ubizi ibyo bintu se ibaze ko mba mbikurusha. nuko nyine unyisanzuraho ariko ni ukuri ko Imana biriya bintu Alphonse yavuze njye nabasha. oya ayanjye nyirarume se si none se badafite mikoro erega none se niwatabara wowe ntusanzwe utabara. noneho ubu ngubu nanjye nzazane ngo nagize ibyago gupfusha abantu. nyina wa nyogokuruza wanjye. oya tureba igisanira cya hafi. icyo se nyokorome ni ukuri uzi ko bavuga ngo nyokoro makurora. ubwo se ubundi mwayamuhaka yamugezaho. ni imigani kandi se imigani ibyo wabishingiraho nayo yamugezaho. ni ukuri kandi muzabyumva. none se ku inama yabyemeje kandi uriya mwana w'umukobwa urabona afite ikibazo pe. wenda reka nkwereke nk'uku nguku Ivy nshaka kumushyingira. wenda ibyo byo birumvikana ni umwana wanjye mwamfasha. ariko se umuntu ngo nyirarume ubwo biki bakareka. njye ntabwo biriya bintu mba mbishyigikiye. oya ubundi se ishyirahamwe uzi icyo ari cyo? gushyira hamwe rifata ku miryango y'abantu. oya niba ariko reka nkubwire mama Ivi reba nk'ejo bundi iyo mutanguriza amafaranga ngo umwana wanjye ajye ku ishuri. ni uwawe nyine nese urumva umubereye nyina wabo cyangwa ngo nyirasenge. ntabwo ari icyo tureba. none se ushobora no kuyaka amafaranga mu kibina narangiza nkahereza n'uwo nyokoro marume urukumva. wenda uzi se wenda nzamutwerera kubera yuko nanjye nenda gushyingira ariko nta kindi. ndumva ibyawe ntazi ibyo ari byo. oya tugomba kugira umutima mwiza tugafashanya kandi ikindi cyo uyu muntu yaje mu kibina cyangwa mu ishyirahamwe tuba tugiye gushyira hamwe kugira ngo dufatanye. ariya amafaranga tugenda dufata tugakusanya tugahereza umuntu akamugira akamaro ntubuze ibyo agiye kuyakina ntubuze ibyo agiye kuyakoresha. rero umuntu najya agira ikibazo ese ibaze nawe uramutse upfushije mama wawe. mama ni mama cyangwa umwana wawe.
none se hagize nk'abantu nka batanu wenda wivuga bifata bakamera vuga nkawe gushyingira kuko urabizi ko wenda gushyingira ubundi ugiye gushyingira ndaho yari uvuga gushyingira siko nakomeje mbyumva simbiha agaciro nese uko bizingira abana bangahe nzayivi wenyine none nuwo nenda gushyingira ubuze tuvuge ko ntabyuze ko nta invitation uramase ibyo ntabwo duhora tubipfa buri munsi rega ngiye nakubwiye yuko ngomba gushyingira umwana wanjye akiri muto atarageraho arengerana gusange yanangiritse yabyangirikiye ariko ndashaka kubaza mada uriya mwana uramwihutishiriza iki urabona yameze amahembe urabona byagenze bite uramwihutishiriza iki urashaka kumushyingira atangiye kubona akazi agiye gushaka uburyo akuzamura gukure muri aka karuri urumva none urumva ushaka kumushyingira ngiye kongera kugusubiramo ijambo mpora nkubwira ariko akanako Ivy naramubyaye ni ngewe ugomba kumenya iterambere rye ni ngewe ugomba kumureberera ni ngewe ugomba kumenya ikimugirira umumaro n'ikitamugirira umumaro ni ngewe ugomba kumureberera ejo hazaza nk'uko namureberera agakira uruhinja n'ubu ngubu ngomba gukomeza kumureberera ejo nzagiye kubona mbone Ivy atangiye kuncira imbere bamuteye inda yatewe inda n'ubwo buhungu ntazi ngo bw'ubusitari akaba ariyo mpamvu ugiye kumuhura ujya kumushyingira ntabwo ari ukumuhura Ivy afite imyaka 24 agomba kugenda agashaka akubaka ubuzima bwe akiri muto akabyara abana akiri muto akabarera akiri muto ubundi nawe akishimira ubuzima abana barakuze ibyo ndabyumva ku myaka 24 umwana ntago aba ari muto ariko se ni igisagara uri kumbwira none hari undi ibi bintu nitwongere kubipfa nitwongere umbabarire unyumve urabizi neza ko mba nshaka iterambere ry'umwana wanjye sinshaka kumuhotora sinshaka kumwica simuroga nta kintu kibi nenda kumukorera urumva ngewe nshaka ko umwana wanjye abaho neza kandi akabaho yishimiye ubuzima twangize mama watuguye shiri cyane ukuntu uri gusa siko nsigaye mbona nyine ukuntu uri gusa buri munsi ugenda nyine nkaba mbona utamwiriye nyine nyine wande ibanga ngafata arumajije shiri ntukavuge gutya ntabwo nakwanga sure nibikora mbese ntabwo nabikora ntukanabirota ahubwo reka umukobwa yari gutera imbere cyane kurusha umuhungu azishidukanye nk'enda abonye atari we nyine umuntu wenda muri ku rwego rumwe agahita muri ibyawe ntabwo nzakwanga sure ndabyizera ahubwo nyine ku kazi baramakaniye barambwira ngo oya ntabwo byakunda nta kibazo shiri ko babyanze bakabihakana ngo hoya ngo wapi nkabona babigize pasona nkavuga se utwagira ngo barakuzi kuko ukuntu bamakaniye hari ukuntu umuntu aguhakanira mu kinyabupfura ariko hari n'ukuntu umuntu aguhakanira ukabona wagira ngo uwo muntu aramuzi bafitanye n'ikibazo basi polisi byo shiri nk'umuntu nzabona kandi ntabwo wenda nyine ntabwo wenda ariho Imana iraneganyirije icya mbere ariko nuko uhanezerewe umeze neza nicyo mba ndeba kandi bumura njye nakwiye ko nabona kandi vuba cyane guteganya kubona abona kandi hari ahandi wa depoje hari umuntu nyine inshuti yawe nshaka kuzaka akazi kureba ko yakama ndagusengera uzakabona tuvuga ngo amen amen usaka mubwira niba ari ikintu cya mbere nyine kinera ibyishimo kukubura nyine utameze nk'uko umeze mu minsi ya mbere ntarabaye umusirimu nyine umeze neza wabaye keza cyane sinzi ko atari mwiza ariko nyine usigaye uri mwiza nyine uhoranaga agahinda nyine mu mutima wanjye nk'ababara ariko ubu ndanezerewe cyane kubera ko ubuzima bwawe burimo burazamo ibyishimo mbireba kandi mpari I know nanjye ndashima Imana erega ntabwo nari kubura guhangayika gusa ninjye mama wanjye agira njyenyine n'ukuntu ajya arwara nkabura ikintu na kimwe nakora ariko ubu ngubu niyo yarwara nahita amuvuza shiri ntabwo ugifite mama wawe wenyine nanjye ndahari si byose kandi ndi hano kuhatinda ntabwo ndi hano kurambirwa cyangwa agenda kizaba cyose
nzagukunda nzakwitaho upfa kuba turi kumwe gusa nzakushyira imbere igihe nzabaho kabiri nzareba ibyishimo byawe Njye ndagukunda. kandi nkurikije ukuntu mbona nyine iterambere ryawe ririmo ririrukanka iminsi iri imbere ndakubona ahandi hantu harenze aha byose kandi rero urabikwiriye ntukagire ngo nyine ubaye ubonye utabikwiriye ukwiriye n'ibindi byinshi cyane birenze ibi ngibi Okay, ntabwo ndi kubya expectinga ariko you never know. Yeah. Gusa ntukagire ubwoba ntabwo nzakwanga. I promise. sure Yes. niba utazandika kuko njye nta gahunda mfite yo kukureka sibyo Karumuna kawe n'abasaza bawe basigiye nde menya ko kubyara Lorete aziyambazane ubu rero sasa mubwire ukuntu byambanyatse ikibazo kize kandi shamana n'amayifu byabaye isazi wa mubyeyi uriya mama noneho byabaye ibisazi we so umubyeyi ko atigeze kwishimira cyane uriya mubyeyi nubwo ari kuntera urujijo mwana nkibaza uwo ari we bikanshanga ese uyu mubyeyi yaba ari ba bantu usanga ni imyumvire y'icyaro se yo gukanira abakobwa sinzi pe sinzi ibyo uriya mubyeyi rwose uriya mubyeyi ukuntu ameze nk'umuntu nyine washyize ubutunzi imbere y'ibintu byose kuko wumva nyine umukobwa agomba kuba n'umuntu nyine utunze cyane ariko rero ku rundi ruhande bina making sense nise ubundi ni gute yakubona wirirwa aho ngaho mu rugo byo nabigireho ikibazo nabyo rega bigireho ikibazo agahangayika kumva nta kintu uzageza ku mukobwa ibyo nabyo ndabyumva kuko nyine arakubona ameze nk'aho ari we mubyeyi wawe ntabwo nyine yumva ko wafata inshingano ukita ku mukobwa iri gura mubyeyi nawe nitayeho cyane ahubwo njyewe ni umuntu mba nitayeho cyane nayive mwana sibyo kura mubyeyi we bimushimisha n'ibyo akunda ndabizi maje kubashimanyishwa nyine kubona ufite ikintu umuhaye ibyo ntacyo bitwaye ko n'ubundi bintu se ko bihari ese ubu ariko afite icyo kibazo none ubu ngubu man ayiva apfa kugenda uriya mubyeyi twasigara nta kindi kintu akora usibye nyine kuvuga nabi pe ubwo iyo Ivi yagiye urumva mama muri kumwe muri babiri aragutokinga byatari biteye ubwoba ariko birenze ko ndabitekereza ese ubwo wamukwiye putesi birasaba rero kutazajya uyirirwa hako nyine ni ikibazo ese ntabwo ubibona ko ari ikibazo kubona umuntu yirwanye n'umusore mu rugo sura umwana we reka mubwire hari ukuntu ubundi ukwiye gufata ikiremwa muntu kubera ko icyo sintekereza ko gishobora gutuma mfata gutyo ahubwo habaho n'umuntu nyine muri we ubona nyine ibintu byo guha agaciro nyine umuntu yatareba ibintu bye nabyo biba ntacyo bitwaye gusa nyine ewana wumve ngo biteje ikibazo ayiva ari guhaguruka yahaguruka nanjye nkahaguruka kugira ngo nasigane n'uriya mukecuru hariya rero ibyo bigatuma nyine igihe cyo kubwira ayiva ukuri cyarageze pe ariko bitewe n'ibintu maze igihe nganira nawe man uzi ko Ivi mbona ko nshaka kumubwiza ukuri se nkahita mubura man ubu mba nifuza kumubwiza ukuri ariko nkabura naho nahera kandi urabizi neza ko nakoze buri kimwe cyose kugira ngo uriya mukobwa abo wanjye kari majije kubona ko ari uwanjye kuko ankwiriye ariko ufite ubwoba bwo kuba namubura man oya ngereka nkwereke ntabwo uzamubura man ntabwo uzamubura
nkubwire impamvu uzi tuzigera impamvu uri kuvuga gutyo se Ivy ninjye tuganira ntabwo ariwe muganira Ivy urabizi neza ni umuntu wihagararaho ubyibuke Ivy ni umuntu udakunda umuntu ngo amukundiye amafaranga Ivy urabizi neza ko akunda amafaranga twari kuba twarabibonye na mbere hose kuko niyo twaje dukurikiye birangiye umuntu atwawe kuvuga ukuri najya kubivuga ngo amatari igihe cyanya none n'igihe cyaranandenganya ubu tuvugana sigaye mbona ko aho kumubwiza ukuri cyo kintu cyonyine gishobora gutuma mitamubura ntabwo uzamubura nese reka nkubwire uzakoresha uburyo bwiza ubimubwira uzagerageza ushoboye nkubuhe ushobora kureba uburyo bwiza nyine ikintu cya mbere uzabanza rega icyo wakoze ikintu cya mbere wamaze gukora wamaze kumurema amakuru umusore mwiza nta kibazo cyawe utajya mu ngeso mbi utajya mu mico mibi nta kintu kibi umukurikiye ibyo nyine ibyo ndabyumva ni nabyo nabanje no gukora ko nanjye nibyo nashakaga kureba kuri we ariko se ikibazo kinshaka kumva naramuka amenye ko nigize uwo ntari we kugira ngo mwinjire mu buzima kugeza ubwo ngeze iwabo Ivy azabasha kumva ibyo bintu uzamubwiza ukuri umubwire ko washakaga kureba niba ari inyangamugayo kuko abo mwahuraga bose wasangaga bagwemukira kubera ari biriya babaga bagukurikiyeho hanyuma se nambaza impamvu ninjiye mu buzima bwe kugeza aho njya kumuneka gutyo nigize uwo ntari we nabifitiye uburenganzira byo bizi ko atari ibintu byiza